iyi si izashira, Yesu nuwanjye, nubwo byose byabora, Yesu bwaro wanjye, ubu harijimye. Haleluya. Dushimiye Imana yo kibanye natwe kandi kitwereka imbabazi zayo. Turacyarimo turaganira ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana abana niryo ritweza, niryo ridukomeza, naryo riduhindura abana b'Imana. Niyo mpamvu biba bikwiye ko tubyiga buri munsi ndetse kenshi bishoboka, kuko abantu baribitse barahiriwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ninde muri njye. Tuvuge ngo Yesu ninde muri njyewe, kuko uyu Yesu twirirwa turirimba tugasenga ibintu byose tukabisaba mu izina rye, ndetse nawe yabishyize ku rundi rwego aravuga ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Intumwa zigeze kumubaza ngo ariko ubundi twereke data wa twese, arazibwira ngo mwatwaragendanye ntimwamenya. Rero dukwiye kumenya ngo Yesu ninde muri jyewe. Ndakwibutsa ko ijambo ry'Imana ukwiye kurikura ku bandi, ukaryerekeza, ukareka guhingisha igitiyo ahubwo ugahingisha isuka, ibintu ukaba uri bubyerekezaho. Reka dusome muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Haravuze ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Imana itugirire neza. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ninde muri jyewe. Yesu ninde muri njye? Yagize ingaruka zihe muri njye? Se kumumenya byamariye iki? Ndagira mubwire ko buri ikintu gikomeye si ukumenya ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana buriya turaryumva, turarisomerwa, tukaryisomera, ariko ikintu gikomeye si ukumenya ijambo ry'Imana gusa, ahubwo bari kwibaza ngo iri jambo ryagize izihe ngaruka muri njyewe. Kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo mwe kumva ijambo ry'Imana mwishuka, ahubwo mukore n'ibintu byaryo. Rero ikintu gikomeye aba ari ukwibaza ngo nkanjye nk'umukristo, amasengesho mporamo, indirimbo mpora numva biki, mbese wibaze ngo nahindutse ku rugero rungana iki. Rero iyo bavuze hano batangiye bavuga ngo umwana yatuvukiye, hano Yesaya niwe wari uri kumuhanura aravuga ngo umwana yatuvukiye. Rero buriya Yesu yaje ku bwacu, Yesu yaje ku bwacu kugira ngo aducungure, adukure mu gitabo cy'urupfu, aduhindura abana b'Imana. Ariko ikintu gikomeye uba ugomba kwibaza ngo mbese Yesu yaje mu buzima bwanjye. Ibintu byo kuvuga ngo Yesu ngo yaje mu isi ngo ni byiza, ariko se yaje muri wowe, muri wowe yakwinjiyemo mu buzima bwe. Iyo Yesu akwinjiyemo nta kundi Yesu akwinjiramo. Yesu buriya niwe jambo ry'Imana. Iyo tuvuze rero ngo Yesu yakwinjiyemo, nuko uba usigaye uyoborwa n'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Buriya Yesu ntago ukeneye kuzagira amafaranga runaka kugira ngo ubone kugaragaza Yesu mu buzima bwawe. Ntago ukeneye poromosiyo ingana ite kugira ngo werekane Yesu mu buzima bwawe. Ntago ukeneye gukira wenda iyo ndwara kugira ngo werekane Yesu mu buzima bwawe. Ahubwo Yesu ugomba kumwerekana muri izo situwasiyo urimo. Yesu ntashimwe. Yesu ugomba kumwerekana waba uri umukene, ubuzima bwawe bugomba kwerekana Yesu, kuko Yesu araza agahindura ingeso zacu.
niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Rero iyo Yesu atugezemo ahindura imitekerereze yacu. Ikintu kikwereka ko Yesu yaje muri wowe ni uko imitekerereze wagiraga atarakugeramo ihinduka, ugatangira kwima agaciro, kuko ijambo ryaravuze ngo umusaraba ngo watumye mbona iby'isi bimeze nk'ibibambwe nabyo bimbona nk'ubambwe. Ubundi umuntu ubambwe aba ari ikivume. Rero iyo bavuze ngo umusaraba watumye mbona iby'isi nk'ibibambwe, ni uko iby'isi ataba ari byo ushizeho umutima gusa, nubwo kubigira si bibi, ariko ikintu cya mbere uba ugomba gushyira umutima kuri Yesu. Haleluya, ku ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo wibaze uvuge ngo ese ijambo ry'Imana rikorera muri njye? Wibaze ngo Yesu ninde muri njye? Se Yesu yageze mu buzima bwanjye? Bavuze ngo Yesu yaje ari umucyo mu mwijima, umwijima wari mu buzima bwawe. Rero Yesu yakumurikiye ku rwego rungana iki? Ni ikibazo ugomba ko yavuze ngo umwana yatuvukiye, nyine n'isi yose, ariko se jye ku giti cyanjye Yesu aba muri jyewe. Ukavuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Ubutware mu Cyongereza baravuga ngo government should be upon his shoulder. Nyine ni ubuyobozi, ubutware. Rero iyo bavuze ngo ni ubutware, bavuze ko Yesu ari umwami. Buriya umuntu iyo ari umwami aba afite ubugenzuzi ku bantu be ndetse no ku bintu biri mu bwami bwe. Aba ashinzwe gutunga abantu be no kurinda abantu be no kubaha ibyo bakeneye byose. Rero iyo uvuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, bivuze ko wemera Yesu nk'umwami wawe. Ni nk'umwami wawe, akaba n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ariko nanone ikintu kiba gikomeye kuvuga ngo Yesu ninde muri njye, ugomba kuvuga ngo mbese Yesu niwe utegeka ubuzima bwanjye. Uzi ko Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo mukiri abanyu ngo mwiyobore, akavuga ngo umubiri wanyu ubu ni urusengero rw'Imana, akavuga ngo uwutsemba akajya gusambana n'iki, Imana nawe izamutsemba. Rero ndagira ngo nkubwire ko iyo Yesu ageze muri wowe, araza aba agomba gutegeka n'ubuzima bwawe. Buriya Yesu ntabwo yiyoberanya, aravuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Iyo uje kwa Yesu ntabwo uba uje ngo mwumvikane ngo mugabane ubuyobozi. Oya, Yesu aragomba kukuyobora, akakuyoboza ijambo rye, kuko niwe uzi aho akuvana ni nawe uzi aho akujyana. Rero uba ugomba kuvuga ngo rigira ngo ijambo ry'Imana rive mu nyuguti ribe mu buzima. Bivuga ngo ubwami buzaba ku butware buzaba ku bitugu bye, uba ugomba kuvuga ngo Yesu niwe utegeka ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye, imyanzuro mfata, hari ibintu bijya biba ukavuga ngo ubwo Mana ngeze kuri perime, iyi perime nyemerera nyigure. Kugura perime ntabwo biri muri izo gahunda z'Imana. Ndagira ngo icyo nshaka kukubwira nuko nta gihe ugomba kugeramo ngo wumve ko Imana uyiheje. Uko byakomera kose Imana uracyayikeneye, uko byakoroha kose Imana uracyayikeneye, kandi nayo iba yabigufashijemo. Rero ugomba kwibaza ukavuga ngo Yesu niwe utegeka ubuzima bwanjye. Ikindi, buriya ba Petero bamaze kwakira Yesu bari abarobyi, ari byo bitunze imiryango, ariko amaze kubageramo yarabahinduye, bajya kuba abagaragu birwa bagenda bavuga ijambo ry'Imana, kandi ntabwo yaretse gutunga n'abantu babo. Ikindi, yavuze ngo azitwa igitangaza, wonderful. Yavuze ngo Yesu ni igitangaza, ni uko Yesu ahindura ubuzima. Iyo uvuze ngo Yesu rero ahindura ubuzima, ni uko umuntu mbere y'uko Yesu amugeramo akaba yari umusambanyi, ariko Yesu yahagira ubusambanyi bwe. Akaba yagiraga umujinya, ariko Yesu yahagera ijambo ry'Imana ryahagera bikamushiramo. Akaba yari umuntu ushaririye, akaba ari umuntu w'umunyamoko, akaba ari umuntu nyine utandukanye n'ubwami bw'Imana. Ariko ikikwereka ko Yesu yakugezemo ni uko izo ngeso zose za kamere, z'umujinya, z'uburakari, zo kugira nabi, z'ubusambanyi, iyo Yesu aje arazitsinda, ugahinduka umuntu w'umugwaneza, w'umunyamahoro. Nubwo ibyo bintu iwanyu bitabayo, ariko kwa Yesu bibayo. Rero
buriya igitangaza cya mbere si ukubona akazi gakomeye, igitangaza cya mbere si ukugura amamodoka, igitangaza cya mbere ni uguhinduka mu ngeso. Abantu ukaba bari bakuze uri igihaze, uri umusinzi kabombe, ibintu byarananiranye, umuntu akajya iwawa bikanga, umuntu akajya imageragere akamaraho imyaka ingahe akagaruka akiri umujura, umuntu akaba indaya, ariko mbese amategeko akagerageza bikanga, ariko yahura na Yesu akamufata akamubasha. Burya icyo ni cyo gitangaza gikomeye. Kuko ikikwereka ko ari cyo gitangaza ni uko nyine amafaranga kuyaguha nabyo ni ibitangaza, ariko n'abanyabyaha bose ibyo bintu barabifite. Rero ikintu cy'igitangaza kiba mu buzima bw'umuntu ni ukwakira Yesu, Yesu agakorera muri we. Rero niyo bavuze ngo Yesu ngo ni igitangaza, Yesu ni uko aba yarahinduye ubuzima bwawe. Nawe ugomba kwibaza ngo niba Yesu ari muri njye, impinduka zigaragara mu buryo bugaragara ni izihe? Hari ibintu tujya tuvuga ngo gukizwa ngo ni mu mutima, ngo ni biki. Ibyo bintu byo mu mutima mujye mubireka. Nta muntu ureba umutima, umutima urebwa n'Imana, ariko ingeso, imbuto wera zo zirebwa n'abantu. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwere imbuto hagati y'abapagani kugira ngo nibabareba bahere ko bahimbaze se uri mu ijuru. Rero abantu bakwiye kukureba ngo bikabatera guhimbaza Data uri mu ijuru bitewe n'ukuntu yaguhinduye. Irindi jambo rivuga ngo azaba umujyanama, kansala. Iyo bavuze ngo rero Yesu azaba umujyanama, nuko hari Zaburi ivuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, aravuga ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Uriya mu kintu Yesu akora iyo akugezemo, iyo ijambo ry'Imana rikugezemo rikugira inama. Inama ya mbere rigwa niyo kugutandukanya na kamere y'icyaha, rikakugira inama y'uko abo mu ijuru babaho. Pawulo yandikira Abefeso aravuze ngo namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye musize ibyaha n'ibicumuro, arabivuga avuga ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yabahinduranye bazima na Kristo, ngirangije ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Rero iyo Imana imaze kukwicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka, umwuka wera, ijambo ry'Imana ritangira kukugira inama, rikakubwira ngo rero abantu bo mu ijuru babaho batya. Babaho batya. Niyo Pawulo yavuze ngo ibyarinda muyange. Rero iyo ijambo ry'Imana rikugezemo cyangwa se iyo Yesu akugezemo, akubera umujyanama. Hanyuma twakubaza ngo wowe Yesu uramubaza mu byemezo byawe? Ni ukuri Yesu aragufasha, uretse no mu bino bintu by'umwuka kugufasha gutsinda ibyaha, ariko Yesu agufasha guhitamo muzabana. Yesu buriya ubuntu bw'Imana niyo bukugezemo bukwigisha kwambara. Ntabwo waba uri umukobwa ukijijwe ngo ugaragare nk'indayi ngo urangize uvuge ngo uragaragaze. Iyo ubuntu bw'Imana bukugezemo burakwigisha ugahinduka mu ngeso, ugahinduka mu maso, uko ugaragara, uko wogosha, uko wambara, uko uvuga, uko ugenda. Rero ugomba kwibaza ngo niba Yesu ari umujyanama wanjye mwiza, ese ndamubaza mu byemezo mfata, mu nguzanyo njya gufata mu banki ndamubaza, muri bizinesi ndamubaza. Kubera ko buri kibazo kiba abantu iyo basenga baba babwira Imana, ariko akenshi bo nta nubwo bajya bashaka kumva iby'Imana ibabwira. Rero buriya niyo urimo usenga uba ugomba no gutega Imana amatwi. Iyo bavuze ngo azitwa Imana ikomeye, biba bivuze ko nta kintu na kimwe kiri hanze y'ubugenzuzi bwa Yesu. Kubera ko Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Buriya umuntu ashobora gukora ikintu, ariko nyuma yo kugikora akaba gifite imbogamizi, ugasanga ngo yagiye akora evolutioning, agenda avugurura, ariko Imana ibintu uko yabiremye ni uko biri. Ndetse buriya nta na evolution ibaho, kuko niyo iba yarateganyije ko bizagenda bityo. Rero iyo bivuze ngo Yesu ni Imana ikomeye, bivuze ko nta kibazo kijya kinanira Yesu, nta ntambara zinanira Yesu, nta bigeragezo Yesu adakemura, nta burwayi adakiza, nta mateka adahindura, nta kure atageza, nta hasi adakura. Rero yavuze ngo ni Imana ikomeye,
bivuze ko nta kintu kimunanira. Iyo bavuze ngo ni data wa twese uhoraho, bivuze ko Yesu atwitaho kandi atazigera adutererana. Kandi buriya bavuze ngo umuntu ni so, ni uko muba muhuje uturemangingo ndangasano. Rero iyo bavuze ngo ni data wa twese uhoraho, nta kindi rero duhuriraho n'Imana, kuko ijambo ryaravuze ngo ni uko Imana imuhumekeramo umwuka ahinduka ubugingo buzima. Rero nta kindi kintu, iyo umuntu ayobowe n'ijambo ry'Imana rikaba ari ryo ritemba mu mitsi ye, rikaba ari ryo ribubamo, uwo muntu nibwo Imana iba data, nibwo iba so. Imana nibwo iba so, mugahuza DNA ikaba so, nawe ukaba umwana wayo. Rero iyo bavuze ngo Imana ni data wa twese, ni uko ari Imana ni Yesu atwitaho kandi ntabwo azigera adutererana. Iyo tuvuze ngo ni umwami w'amahoro, buriya ndeka nkubwire, muri iyi si nta mahoro abamo. Ikintu isi ishobora gukora ni ugutanga umutekano. Mu Cyongereza bajya bivuga neza ngo ni za food security, ngo umutekano w'igifu, urumva, economic freedom, kuba nyine ubukungu bwawe bwifashe neza, ariko it doesn't mean you have a peace. Ntabwo bivuze ko ufite amahoro. Amahoro afite isoko imwe yonyine, ni isoko yitwa Yesu Kristo. Mpamvu Yesu ajya kugenda yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye. Yesu agira amahoro, agira umwihariko w'amahoro ye. Aya mahoro ya Yesu umuntu yagira ashoje akayagira ahaze. Aya mahoro ya Yesu iyo wamaze kumwakira uyagira ukennye ukayagira uri umukire. Abantu bajya baba bakire bakabura amahoro, umuntu akaba afite umugore umwe agahita agira abagore nk'igihumbi nk'aba Salomo. Mbese kuko umuntu abonye amafaranga akamusaza ukabona yarahindutse, umuntu yaba umukene ukabona arasaza. Ariko ikintu kigaragara ko ufite Yesu ni uko ubukene bwiza buza ukagumana amahoro, ubukire bwaza ukayagumana, warya ukagira amahoro, wanaburara ukagira amahoro. Niyo mpamvu umuririmbyi yaravuze ngo Yesu ampa ibyo nkena byose ndi iki? Ndi amahoro. Undi aravuga ngo abantu Yesu arindisha amaboko ye, aravuga ngo nta mubisha ubasha kubageraho, aravuga ngo nta n'amaganya abasha guhagarika imitima irindwa n'umucunguzi. Haleluya. Nyamubwire ko rero ikintu kikwereka ko Yesu ari muri wowe ni uko ugira amahoro, kandi ukayagira ibikubuza amahoro bigihari. Haleluya. Ba Saduraka na Meshake na Abedenego babajugunye mu itanura, Imana ntago yarijimije ahubwo yaribarindiyemo bavamo batanababutse. Rero ndagira mubwire kugira ngo Imana iguhe amahoro ntago ari uko izabanza kwigizayo ibiyakubuza, ahubwo ni uko uzanayagira bihari. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abakorinto aravuga ngo hashimwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, yo nyiri ihumure, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba, tubahumurishije ihumure twahawe nayo. Rero ndayobwire ko iyo Yesu ari muri wowe aguha amahoro, kandi ngo aya mahoro ngo abatemba nk'uruzi. Bivuze ko aya mahoro urayagira ariko akanakuvamo. Ijambo ry'Imana rivuga imbuto z'amahoro zibiga mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Iyo ufite amahoro muri wowe Yesu atanga, urayagira akanagusaga, ukanasaguriraho n'abagukikije. Haleluya. Hanyuma turi kwibaza ngo Yesu ninde muri jye? Yesu ninde muri wowe? Rero umwanzuro ugomba gufata nuko buriya Yesu afite ubushobozi bwo kukubera byose, ariko biterwa nuko umwemerera mu buzima bwawe empuwe entre, sibyo? Yesu afite ubushobozi bwo kukubera byose nshuti. Yesu nta hantu atakora, nta bibazo adakemura, nta ntambara atarangiza, nta burwayi adakiza, nta karande adakuraho. Yesu ibintu byose arabishobora, ahubwo ugomba kwibaza ngo Yesu namwemeye nte mu buzima bwanjye? Ndababwire ko ikigero wemeraho ijambo ry'Imana, ikigero wemera ko ijambo ry'Imana rigukoreramo, nicyo kigero uzaboneramo Imana.
ngira ngo ubwire ngo hari abantu bibaza ngo ese ko abantu bakizaga abarwayi kera twe tukaba tutabakiza, ko tutagihumura impumyi. Ntabwo ari ikibazo cy'Imana, ahubwo ni ikibazo cyacu. Kuko ubundi barakubwira ngo urukundo rw'Imana ni nk'inyanja, hanyuma umuntu arubona biterwa n'ikivomesho yajyanye. Iyo wajyanye agafuniko ka fanta nirwo rukundo ubona. Iyo undi azanye ikimodoka nka kiriya gitwara za fuweri akivomera akagenda, nirwo rukundo abona. Rero nagira ngo nkubwire ko urukundo rw'Imana rurahari, Yesu hari arahari, ariko aragutegereje ngo abe ari wowe uvuga ngo ijambo ry'Imana rigiye gukorera muri njyewe 100%. Noneho nawe imbaraga z'Imana zizagaragarira muri wowe 100%. Rero nagira ngo dusengane, wowe ubona ijambo ry'Imana ritarakorera muri wowe ku kigero cy'100%. Ushobora kubona ijambo ry'Imana rikorera muri wowe 10%, ukabona hari ikintu kiguhereka ko ijambo ry'Imana ritagukoreramo byuzuye, kuko hari ibintu by'ibyaha biba bikigutsinda. Kubera ko ubundi iyo ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe, abadayimoni baraguhunga. Kuko ubu uri ibirimi by'umuriro. Mu Baheburayo baravuga ngo Imana ihindura abantu bayo umuriro. Rero reka dusengane. Wowe utarakira Yesu umwami n'umukiza, nyemerera urambure ikiganza cyawe, wizere mu mutima uvuge ngo ndakwakiriye. Nawe wamwakiriye, mwemerera akorere mu buzima bwawe. Mwemerera akorere. Buriya ubushakashatsi bwakozwe basanze abantu ibintu batunze babikoresha ku kigero gitoya. Usanga telefone utunze ifite ibintu byinshi yagufasha, ariko wowe icyo uyimaze ni uguhamagara, ni ukureba indirimbo, ni ukugira gute, kandi abandi birirwa bayibyaza na miliyoni. Rero ikintu gihari, na Yesu arahari kugira ngo akugire impinduka zikomeye. Ariko ikibazo cyawe ni kimwe, nawe wibaze, usoma ijambo ry'Imana ryari? Gusenga ryari? Wiyiriza ryari? Ukora iki ijambo ry'Imana rigusaba ryari? Rero ndagira ngo nawe ubone utashyiraga ijambo ry'Imana mu bikorwa neza, utangire ubikora. Ngaho reka dusengane. Mana, ndagushimiye kuri data, ndagushimiye ko ushobora byose, nguhaye icyubahiro ko wumva gusenga. Ineza yawe nibane natwe. Uyu mwene data mushiki wacu utarakwakira, musabiye imbaraga zawe zimumurikire, akwakira, amenye ko ari mu rupfu, umuhe ubugingo. Mana, ndakwinginze kugira ngo ubane natwe, kandi irari ry'imitima yacu rihazwe nawe. Urakoze ko ubyumvishe, kandi urakoze ko ugiye gukorera muri twe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Yesu nakuriye, keep